Iteka iyo tuvuze amateka y'abahanzi muri rusange cyane cyane umuziki nyarwanda, izina Cecile Kayirebwa riza imbere. N'umunyabigwi, n'umumama w'icyitegererezo watangiye umuziki igihe byari bigoranye, watangiye umuziki igihe abenshi bavugaga yuko bidashoboka, ndetse mu gihe n'ibikoresho byo kuwukora byari hafi ya ntabyo. Ni amateka ye tugiye kugenda tukubwira akantu ko kandi. Uyu mumama watangiye umuziki mu myaka yo hambere, ndetse akagenda yibanda cyane ku njyana gakondo cyangwa se ku njyana ziririmba umuco nyarwanda ndetse n'amateka. Amavuko n'ubwana bwa Cecile Kayirebwa: yavukiye i Kigali tariki ya 22 z'ukwezi kwa 10 1946, havuka mu muryango w'abakundaga umuco gakondo cyane. Papa we yitwaga Jean Kayirebwa, yari umunyapolitiki ndetse n'umwanditsi, naho nyina yari umwarimu. Aha niho havuye urukundo rwa muzika afite kugeza na n'ubu. Cyane cyane indirimbo aririmba usanga zishingiye ku muco gakondo w'u Rwanda cyangwa se w'igihugu cy'u Rwanda. Cecile Kayirebwa uburyo yatangiye umuziki, nakubwiye ko yatangiye umuziki mu myaka yo hambere. Yatangiye kuririmba akiri muto muri kora, ari umunyeshuri ndetse akajya aririmba no mu rusengero cyangwa se mu nsengero. Ariko mu myaka ya za 60, gahanga ndavuga 1960, ubwo yigaga mu gihugu cy'Ububiligi, nibwo yatangiye gutinyuka gukora umuziki nk'umwuga. Yatangiye kuririmba indirimbo zifite ubutumwa bwimbitse ku muco gakondo w'igihugu cy'u Rwanda, ariko agenda avangamo indirimbo z'urukundo, ubuzima bwo mu mahanga ndetse n'amateka y'u Rwanda. Kayirebwa ni umwe mu bahanzi bake bafashe umwanzuro wo guhuza umuziki gakondo n'injyana z'isi nka Afro folk, Afro soul ndetse na world music. Indirimbo ze ziba zirimo ibikoresho bya kinyarwanda nk'inanga, ingoma ndetse n'icyembe. Indirimbo ze abantu benshi cyane bamenye, cyangwa indirimbo ze zakunzwe ku rwego ruhambaye, harimo nk'indirimbo Ibyiza by'u Rwanda, indirimbo yitwa Ndare, indirimbo yitwa Umunezero, n'indirimbo yitwa Tarihinda. Ngira ngo abantu benshi cyane iyo ndirimbo yitwa Tarihinda ni indirimbo yagiye igafata imitima y'abantu, ndetse abantu bakayikunda ku rwego rutigeze rubaho. Ibihe bigoye uyu munyabigwi yabayemo mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994, Kayirebwa yabajwe cyane n'amahano yaberaga mu gihugu cye, ariko nta kintu yabaga yabikoraho. Yagiye akoresha umuziki nk'intwaro yo gushimangira ko amahoro, ubwiyunge n'icyizere ari byo bishobora kugarura umutuzo mu Banyarwanda. Yagize ati: indirimbo zanjye n'imbunda zanjye, cyangwa se indirimbo zanjye ubwo niyo ntwaro yanjye. Imirimo yakoze hanze y'umuziki: Kayirebwa yize ibijyanye n'ubuforomo mu Bubiligi, kandi yigeze gukora mu bitaro no mu bigo byakira abantu bafite intege nke. Aha ndavuga abageze mu zabukuru cyangwa abafite ubumuga. Yakoze aka kazi igihe kinini mbere yo kwiyegurira umuziki mu buryo bwa burundu. Yigeze kandi gukorana na zimwe muri ONG cyangwa se imiryango itegamiye kuri leta yitaga ku mpunzi n'abafite ibibazo by'intambara, aho yakoraga akazi ko gusemura cyangwa se kugenda asobanurira abantu batumva indimi zitandukanye, ndetse no gutanga ubufasha bw'ibanze. Yigishije Ikinyarwanda n'umuco nyarwanda mu bigo by'Ababiligi n'amashuri yabaga ari ay'abana b'Abanyafurika babaga mu mahanga cyangwa se mu bihugu byo hanze. Kayirebwa yagiye yegukana ibihembo bigiye bitandukanye ndetse n'amashimwe yagiye ahabwa. Nk'umwaka w'1994 yegukanye igihembo cya Prix de la Francophonie mu gihugu cya Belgique. Yahawe igihembo n'umuryango witwa OEF. Ni igihembo Cecile Kayirebwa yahawe cyaturutse mu rwego rwo gushyigikira iterambere ry'ururimi n'umuco w'Igifaransa naho gikorera hose ku isi. Cyatanzwe na Organisation Internationale de la Francophonie, OEF, cyangwa ishyirahamwe ry'abanyamuryango b'ibihugu bikoresha ururimi rw'Igifaransa ku isi. Umudari w'ishimwe
mu Bufaransa yahawe mu mwaka w'1995, yashimiwe n'imiryango ya diaspora nyarwanda n'abakunzi b'umuziki ku ruhare yagize mu gukomera ku muco nyarwanda. Si ibi ngibi gusa kandi mu mwaka wa 2013 Kigali Culture Award ni igihembo yahawe ndetse agihabwa n'umujyi wa Kigali kubw'uruhare rwe mu guteza imbere umuco binyuze mu muziki. Muri 2016 kandi yahawe ishimwe na Minispoc, ahanga ni Minisiteri ya Siporo n'Umuco, akaba yarahawe ishimwe n'iyi minisiteri ndetse akarihabwa nk'umwe mu bantu bagize uruhare rukomeye mu gusigasira umuco w'u Rwanda. Kandi 2021 uyu munyabigwi yahawe ishimwe ku munsi mpuzamahanga w'umugore, yashimiwe nk'umugore waharaniye indangagaciro z'umuco nyarwanda n'uburenganzira bw'abagore binyuze mu bihangano bigiye bitandukanye yagiye akora. Uyu munyabigwi yaje gushinga umuryango awita Kayirebwa Foundation. Yashinze Kayirebwa Foundation ifasha abana n'abagore batishoboye binyuze mu buhanzi n'ubumenyi ku muco. Iyo foundation ikora ibikorwa by'uburezi, gufasha abana n'imfubyi no guteza imbere umuziki mu rubyiruko. Ahangaha kandi yaje kugera naho abantu benshi bavuga bati arakuze, ageze mu myaka myinshi ndetse ntago akikora indirimbo, ariko aho ngaho abantu benshi cyane bashobora kuba bamwibeshyaho. Nubwo akuze, Kayirebwa aracyakora ibitaramo kandi yandika indirimbo nshya, agira uruhare mu biganiro by'umuco ahantu henshi hagiye hatandukanye, akunze gutumirwa mu nama n'ibitaramo mpuzamahanga kandi afite ibikorwa byinshi bikorerwa mu Rwanda, ibyinshi n'ubundi higanjemo ibirebana n'ibijyanye n'umuco no guteza imbere umuziki nyarwanda ushingiye ku muco. Cecile Kayirebwa ni isura y'umugore w'umunyarwanda ndetse ufite umuco, ufite ubwenge, umusizi, umuririmbyi, umubyeyi n'umuyobozi icyarimwe. Yahinduye umuziki gakondo w'u Rwanda, bityo umuziki ugenda wumvikana ku isi hose. Ubu ngubu ushobora guhita wibaza ngo se uyu mumama cyangwa se uyu munyabigwi abarizwa he? Cecile Kayirebwa asigaye aba cyane cyane mu gihugu cy'Ububiligi, ariko ajya akunda kugaruka kenshi mu Rwanda, aho aba yitabira ibitaramo, ibiganiro by'umuco n'inama zihuza abanyabugeni. Ubusanzwe akaba atuye mu mujyi wa Bruxelles mu Bubiligi, bidakuraho ko rimwe na rimwe akunda kuza mu Rwanda nk'igihugu cy'amavuko, kandi naho akaba hafite urugo ndetse n'umuryango. Ubu ngubu akenshi abantu benshi bashobora kwibaza ati se ubundi ahugiye mu biki, cyangwa akenshi akunda kuba ari mu biki. By'umwihariko muri mwaka wa 2025 Cecile Kayirebwa yigisha urubyiruko umuco n'umuziki wa kinyarwanda binyuze muri Kayirebwa Foundation akorana nayo cyane. Akenshi akunda kuza mu Rwanda, aho agenda akorana cyane n'abana b'abakobwa bafite impano zidasanzwe mu buhanzi, kandi ikindi akora ibiganiro ku mahadiyo na televiziyo byigisha amateka y'u Rwanda binyuze mu muziki. Ubuzima bwe bwite uyu mumama abantu benshi bakunda kumwibazaho ibintu byinshi, bati se afite abana, ese afite umugabo, byinshi bikunda kwibazwa kuri uyu munyabigwi. Ariko Cecile Kayirebwa afite abana nubwo adakunda kubagaragaza cyane cyangwa se kuvuga cyane ku mibereho igendanye n'umuryango we, haba abana be cyangwa se undi muryango we muri rusange, ntagakunda ko ibyo byose bikunda kujya mu itangazamakuru. Ikindi, yabaye umubyeyi w'intwari wiyemeje kudatatira indangagaciro z'umuco nyarwanda. Nubwo yabaye imyaka myinshi hanze y'igihugu, ariko ntago yigeze atatira igihango, ndetse yakomeje kwigisha birebana n'umuco gakondo w'u Rwanda, byaba biciye mu ndirimbo ahanga cyangwa se n'uburyo agenda akora ibiganiro hirya no hino ku isi mu bihugu bigiye bitandukanye, ndetse udakuye muri cyo abamo cy'Ububiligi. Ubuhamya aheruka gutanga mu mwaka wa 2024 Cecile Kayirebwa yatanze ikiganiro cyihariye kuri RBA, ni televiziyo y'u Rwanda, avuga ati nshaka ko umuziki wacu ugera kure ariko ugakomeza kuvuga ibyacu by'abanyarwanda. Ahangaha yarimo kuvuga ati nshaka ko umuziki w'u Rwanda ugera kure ariko none uyu muziki w'u Rwanda ugakomeza kuvuga ibyacu by'abanyarwanda. Iyo bavuga ko umuziki w'u Rwanda ushobora kugera kure, abantu benshi bashobora kuvuga ngo ushobora kugera kure abantu ari uko baririmbye mu ndirimbo
zigiye zirimo indimi z'amahanga, icyongereza, igifaransa, igiswahili n'izindi. Ariko Cecile Kayirebwa we yavuze yuko yifuza ko umuziki w'u Rwanda utera imbere, ariko nanone ukivuga ku by'abanyarwanda cyangwa se ukivuga kuri rw'abanyarwanda, ati bityo nibwo umuziki w'u Rwanda ushobora gutera imbere. Uyu mumama uretse n'ibyo ngibyo, ni umumama mu buzima busanzwe, tugiye apa y'umuziki cyangwa se tugiye ku ruhande gato rw'umuziki, umumama ukunda gutebya, ni umumama ukunda kuganira. Akenshi iyo wagize amahirwe yo guhura nawe, akenshi araganira, aratebya, ni wa muntu wirekura, ariko cyane cyane ahari nta rungu kuko akunda kuririmba bidasanzwe. Cyane cyane iyo ari mu biganiro akunda kugenda asubiramo indirimbo ze, cyane cyane yaba yahuye n'urubyiruko rwo bikaba ari amata yabyaye amavuta. Ni umuhanga mu kuririmba, nubwo ageze mu myaka y'izabukuru, ariko ijwi rye riracyari ryarindi, riracyafite umwimerere, riracyarifite ubuhanga budasanzwe, haba mu kumva uburyo aririmba, ubwiza bwa melodie ndetse n'amagambo agenda akomeza kuririmba. Cecile Kayirebwa yigeze kugirana, navuga ko ari ibibazo n'itangazamakuru, ubwo yatangaga gasopo nyine akavuga ati indirimbo zanjye ntago nifuza yuko abantu bajya bazicurangira ubuntu. Ahangaha abantu benshi bashobora kuba batabyibuka, ariko ibi ngibi bigeze kubivuga aha gasopo radio na televiziyo by'igihugu, ahangaha ndavuga RBA, avuga ati ngewe indirimbo zanjye nta nimunyira kuzicuranga rwose nzabajyana mu mategeko cyangwa se nzabarega. Ndetse agenda hana abandi bantu gasopo avuga ati indirimbo z'umuntu iyo yazikoze ziba zigomba kumutunga, ati kandi ni ngombwa yuko mbahereza uburenganzira bwo kuba mwacuranga ibihangano byanjye. Ahangaha abantu benshi bagiye bazamura amarangamutima bavuga bati uyu mubyeyi ntagakwiye kuvuga gutya, kuko kugira ngo amenyekane n'itangazamakuru ryabigizemo uruhare, ndetse nawe agenda nyuma yaho asa nk'aho ahindura ibitekerezo, kuko byaje kurangira yumvikanye n'ibitangazamakuru, ndetse kugeza iyi saha indirimbo ze ku mahadiyo ndetse no ku mateleviziyo zigenda zicurangwa. Ikindi, indirimbo ze zikunda kwifashishwa mu bigendanye n'ubukwe, mu gusohora umugeni. Usanga indirimbo ze urubyiruko rwagiye ruzifata mu mutwe mu buryo bwiza, ndetse bakagenda barushaho kuziririmba, kuko ni indirimbo, harimo indirimbo z'urukundo ndetse indirimbo zishobora kuzana amarangamutima mu gihe uri kuzumva, bityo zigenda zikoreshwa mu bihe bigiye bitandukanye. Birumva ko nubwo ari indirimbo za kera, ariko na n'iyi saha ntabwo ushobora gusohora umugeni utaririmbye indirimbo ya Kayirebwa. Harimo indirimbo nyinshi bagenda baririmba, ndetse no mu buzima busanzwe indirimbo ze ziracurangwa ku maradiyo, ndetse abantu benshi barazikunda. Ukuyemo abakuze n'urubyiruko rugenda ruzikunda ku buryo bw'umwihariko. Rero aya ngaya yari amateka y'umwihariko, yari amateka y'umuhanzi Cecile Kayirebwa, n'umunyabigwi u Rwanda rufite kugeza iyi saha, kugira ngo agahigo ke kazaveho bizatwara imyaka n'imyaka. Ni umumama w'umuhanga mu kuririmba, ni umumama w'umuhanga mu ijwi ry'umwihariko, mu ijwi ry'umwimerere, mu ijwi ririmo umuco ndetse n'injyana gakondo, mu ijwi ryuje ubuhanga, mu ijwi rikomeye cyane. Iyi ngiyi ni YouTube yacu kandi yanyu, yitwa Taratibu TV. Dukomeza kubagezaho ibiganiro bitandukanye, haba ibiganiro bivuga ku byamamare, byaba ibikiriho cyangwa se bitakiriho. Ese niba cyamamare wakunze kitaritaba Imana, ubu gihugiye mu biki? Ese niba yaranitabye Imana, ese niki cyadushimishije? Amateka ye ni ayahe? Abantu benshi badushimishije dukunda kwibagirwa, ariko twebwe twahisemo kujya tubazanira agace ko kugira ngo tuvuge ibyabaranze, amateka yabo, ndetse n'umuryango wabo. Niba uwo wakunda atakiriho, ese umuryango we ububayeho ute? Niba arasize abana, ese hari abamukurikije? Nibyo ngibyo tugenda tubabwira mu muziki, mu mupira w'amaguru, muri sinema, ndetse mu bashakashatsi. Abantu benshi b'ibyamamare bagiye bamenyekana mu ngeri zigiye zitandukanye. Wowe rero icyo usabwa nta kindi ni ukora subscribe, kugira ngo ujye ukomeza umenye
cyangwa se ubona ibiganiro byacu mu ba mbere, kuko burya iyo wakoze subscribe, iyo dushyizeho video itona notification. Ikindi kandi niba wakunze ibiganiro byacu ntugende udakoze like, ndetse ushobora no gusangiza ibiganiro byacu inshuti zawe ukora share, ndetse haba hari igitekerezo ufite biremeye ko wajya hasi muri comment ukatwandikira icyo wifuza ko ubutaha nawe twakubwira. Ibiganiro byacu byo nakagaruka. Hasta la vista, hasta la mañana. Ciao ciao ciao, turabakunda.